Ikiro ni kimwe muri ibyo byobo cyari na kirekire, murabona ko twagerageje kugitwikira kugira ngo amateka adasibangana. Aha turi ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe, ahari urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 rwa Murambi. Ni urwibutso rwashyizwe mu murage w'isi kubera amateka akomeye rubumbatiye ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Imibare yerekana ko haruhukiye imibiri y'Abatutsi barenga 50,000. Aha hiciwe Abatutsi cyari ikigo cyategurwaga kuba ishuri ry'imyuga École Technique Officière Murambi, agasozi kari mu rubanga rwagati y'imisozi miremire. Kuri ubu iyo hageze ucika umugongo kubera amateka ashaririye y'ibyahabereye. Kuri aka gasozi ni ingabo z'Abafaransa zari zaje muri Opération Turquoise zari zifite ibirindiro. Gusa nubwo Abatutsi bari barahahurijwe bizezwa kurokorwa, ntabwo ariko byagenze. Mu gusurura urwibutso rwa Murambi twakiriwe na Muberuka Leon, umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Aradusangiza amateka y'aka gace, aho avuga ko mbere y'umwaduko w'abakorone abari bahatuye bari babanye neza. Mbere y'umwaduko w'abazungu nta mwiryane, nta imibanire mibi yarangaga Abanyarwanda. Imibanire yabo yari myiza, basangira, bagabirana, bafatanya muri byose. Ariko aho haziye bukoroni, Ababiligi cyane cyane bakigera mu Rwanda mu 1916, ndetse na nyuma yaho gatoya bagiye bagaragaza ibikorwa byo gutanya Abanyarwanda bishingiye ku mitekerereze cyangwa se ku busumbane bw'abaga iwabo. Bagerageje rero kuza gucamo ibice Abanyarwanda kugira ngo babatanye, babategeke ubukoroni bushoboke, kubera ko Abanyarwanda bari umwe basenyera umugozi umwe. Ntabwo rero byari koroha cyane gutegeka u Rwanda, kurukoroniza, mu gihe abantu bari bakiri hamwe, bashyize hamwe, basenyera umugozi umwe, bifashishije iyo politike y'ambatanye mbategeke. Batangira kwigisha urwango, batangira gukora ibikorwa bigaragaza kwigisha ko Abanyarwanda tutari umwe, tudafite umuco umwe, tutavuye hamwe, tutafite ikintu duhuriyeho, kandi ntabwo byari byo. Nta imibanire yari myiza, yari isanzwe. Imibanire y'Abanyarwanda, ndangagaciro twahuriragaho, za kirazira n'ibindi byose twari tubisangiye, ariko baza kubisenya kugira ngo babone uko ubukoroni bwabo bushinga imizi. Muberuka avuga ko mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 kuva mu mwaka w'1959 Abatutsi bari batuye muri aka gace baratotezwaga, bakameneshwa, abandi bakicwa. Nkuko mubizi mu gihugu hose hishwe Abatutsi basaga miliyoni, ndetse ubu tukaba dufite n'inzibutso hirya no hino zatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ariko by'umwihariko tukaba dufite urwibutso rwa Murambi, nkuko mwari mubivuze, ni rumwe mu nzibutso dufite zifite amateka yihariye bishingiye ku buryo Abatutsi bishwe, uburyo bahazanwe ngo bahicirwe, ndetse n'icurwa ry'umugambi wo kubazana ahantu hamwe kugira ngo bahicirwe. Mu by'ukuri iki gice cyahoze ari Perefegitura ya Gikongoro ni hamwe mu hantu ubwicanyi bwakorwaga Abatutsi bwakozwe mu bihe bya kera, kuva mu 1959, ubwo Abatutsi bicwaga, bameneshwaga, bashoboye guhunga bakajya mu bihugu duturanye. Ariko abasigaye mu gihugu bakomeje kugenda bicwa urusorongo, batotezwa, ndetse bibaviramo no kwicwa mu buryo bugaragara. Bamwe mu miryango mpuzamahanga cyangwa se ibinyamakuru ndetse na bamwe mu bihaye Imana bagerageje kuvuga ko ari Jenoside, ariko ntiyemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Mu mwaka w'1963 hano ku Gikongoro, mu cyahoze ari Bufundu, Bunyambirire, ngira ngo murabizi ko byari amateka Perefegitura ya Gikongoro yashyizweho, yabayeho mu 1963, ihuriza hamwe ibyari za teritwari cyangwa se
tubivuze mu miyoborere ya kera mu gihe cy'ubwami. Nyuma gato y'isenyuka ry'ubwami rero hahujwe icyahoze ari Bufundu, Bunyambiriri, Nyaruguru ndetse n'Ubuyenzi, hanyuma icyicaro gishyirwa no ku Gikongoro. Isenyuka ry'ubwami byaba ntabwo Gikongoro yigeze igira amahoro, cyane cyane Abatutsi, kuko bakomeje kugenda bicwa urusorongo, ariko noneho muri 1963 kuva mu tariki 21 z'ukwa 12 1963, iki gice cyahoze ari Ubufundu n'Ubunyambiriri hishwe Abatutsi benshi cyane basaga 15,000. Bicirwa byahoze byari bigize amakomine atandukanye, ariko kandi bikozwe na leta. Urumva ni igihe gito u Rwanda rwari rumaze kubona ubwigenge. Wari perezida wa mbere Gregoire Kayibanda ntabwo yashoboye kongera kunga ubumwe bw'Abanyarwanda ngo yongere abashyire hamwe akorere igihugu mu nyungu z'Abanyarwanda, ahubwo yakomeje kugendera ku irondakoko no kugendera ku macakubiri. Aribyo byatumye hataranagize n'igikorwa kugira ngo Abatutsi bishwaga icyo gihe babe barindwa cyangwa se batabarwa. Urumva ni leta yari bifitemo uruhare. Iki gice rero nk'uko nari mbivuze, amahanga yarareberaga, na bake bagerageje kugira icyo babivugaho. Bamwe harimo abihaye Imana, harimo bimwe mu binyamakuru, harimo n'abandi bantu bakeya bavuze ko ari jenoside irimo ikorwa ku Gikongoro, ariko ntibyahabwa agaciro kuko leta yahise ihaguruka irabirwanya, ikora inyandiko ibigiriwemo inama na Musenyeri André Perode, nafata ko nk'umujyanama wabo, kuko bakoze inyandiko ifunguye igaragaza ko atari iyicwa ry'Abatutsi, ahubwo aribo babiteye, kuko Bahutu bikangaga ko Abatutsi bagiye kubica. Ariko ibyo ngibyo byari urwitwazo, kuko mbere h'umwaka umwe mu 1962 Abatutsi bari barahungiye mu bihugu byo hanze, cyane cyane bihugu duturanye, twavuga Bugande, Burundi, Kongo n'ahandi, kuko hakozwe n'imvugo za politike zigaragaza ko mu by'ukuri Abatutsi babangamiye imibereho n'iterambere ry'Abahutu, niko babivugaga, kugira ngo bakurure bamwe mu Bahutu batari bumva neza uwo mugambi, batari bashyigikiye uwo mugambi no gushaka amaboko yo gukomeza kwica Abatutsi. 1963 rero Abatutsi baricwa, bajugunywa ku misozi, mu migezi, za Rukarara, za Mwogo. Ngira ngo mujye mwumva terime bakoresha bavuga ko ngo Noheli y'amaraso muri 1963, kubera ko Abatutsi benshi bishwe kuri iyo tariki. Bajugunywa muri iyo migezi nari mvuze, hanyuma iza gufunga amazi, ntiyagenda nk'uko bisanzwe. Haba nk'ikidendeza imirambo, kubera ubwinshi bwayifunga amazi avanga n'amaraso, biba umutuku. Noheli bayiteye amaraso. Urumva rero ni ibikorwa bigayitse byagiye biranga iyicwa ry'Abatutsi muri iki gice cya Gikongoro. Ni ukuvuga ngo niho hantu navuga Abatutsi batangiye kwicwa ku buryo bugaragara, nubwo yenda n'ahandi byahabaye, za Bugesera n'ahandi. Abo ngabo banicwaga ni bamwe mu bari barakuwe ahangaha. Imiryango yaratatanijwe, ijyanwa mu Bugesera, ijyanwa Nyamata, ijyanwa za Rukumberi n'ahandi, kugira ngo bakomeze babeho nabi, banabatanye n'imiryango yabo kuzongera gusubirana. Nibyo urumva benshi basize imiryango yabo hano, basiga abana, basiga abagore, basiga abavandimwe n'abandi, ndetse n'imitungo yabo irigabizwa. Bari bakonseye batanga itegeko ko imitungo y'Abatutsi bajyanywe cyangwa se bahunze igomba gufatwa n'Abahutu. Urumva bwari nk'uburyo bwo kongera imbaraga, kubera ko nimba wishe umuntu ugatwara ibye cyangwa se umuteye ubwoba bagahunga, urabikora benshi kugira ngo ugire byinshi nawe utwara ku mitungo yabo. Mbere yenda yuko ngaruka kuri
kuri jenoside yakorewe abatutsi ku bwicanyi bakorewe ahangaha, nk'uko nari nabanje kubisobanura, urumva Gikongoro ni hamwe mu hantu hishwe abatutsi imbere 63, 72, 73 habaye ikintu cyitwa Hamututsi Mviraha, ndetse n'ibindi bikorwa bibi byagendaga bikorerwa abatutsi batagira kirengera, bikorwa na leta, bikorwa mu maso ya leta ifite ubutegetsi, ifite ingabo, ifite abapolisi n'izindi nzego zikwiye kuba zakubahiriza uburenganzira n'imibereho myiza ya muntu, ariko izo zose zari muri ibyo bikorwa. Muri 1994 rero, kimwe n'ahandi mu gihugu, jenoside yarateguwe. Ubundi jenoside ntabwo ari impanuka, ni ikintu kibi cyane gitegurwa kandi imyaka myinshi, kuko bisaba kubanza gukora icengezamatwara rihagije kugira ngo abantu barishyigikire kandi babigemo ari benshi. Ibyo rero bikorwa na leta, ndetse na hano ku Gikongoro nyuma gato yihanurwa ry'indege ya Habyarimana, ubwicanyi bwaratangiye hirya no hino mu gihugu, kimwe na hano ku Gikongoro. Butangira mu makomine 3 navuga, harimo Mudasomwa, harimo Karama na Kinyamakara. Niho cyane Mudasomwa niho ubwicanyi ku itariki 9 bari bamaze kwica umututsi wa mbere. Ubwo urumva ari komine Mudasomwa, ubu ni mu murenge wa Tare. Abantu benshi ari aho bazi hitwa mu Gasarenda, buriya Gasarenda iri mu murenge wa Tare, naho ngaho ubu ni mu murenge wa Tare. Ni naho rero abatutsi batangiye guhita bicwa, batangira guhunga, ndetse ayo makomine nakubwiraga, Mudasomwa, Kinyamakara, Karama, bari hafi cyane y'ahahoze diyoseze ya Gikongoro, ndetse n'ahari icyo nakwita ubutegetsi bwite bwa leta, ubwo ni ukuvuga prefecture, komine. Ariko abenshi batangiye guhungira kuri diyoseze ya Gikongoro batekereza ko bashobora kubona ubutabazi, ubuhungiro, ariko ntibyakunda. Hanyuma haza kubaho uburyo bwo kubahuriza hamwe kugira ngo bazabone uko bicwa, bavuga ko nibakomeza kugenda bihisha hirya no hino bizagorana kubageraho ngo bicwe. Bahitamo rero kubahuriza ahantu hamwe, babazana ku musozi wa Murambi. Intango y'ishyano yabaye urupfu, bene Rwanda bapfa bahagaze, gucura inkumbi biba nk'umurimo, abashakanye baratemana. Navuga ko ari ikipe, kuko nyuma gato y'aho Jean Kambanda na guverinoma ye y'isi y'abatabazi na Theodore Sindikubwabo bagiriye urugendo mu cyahoze ari za prefecture Gikongoro na Butare mu gushishikariza abahutu gukora jenoside. Iyo nama rero yahuje inzego zitandukanye. Urumva perezida yagiye, haba hari inzego zitandukanye z'umutekano bwite bwa leta, abategetsi batandukanye, n'abaturage bizewe, kuko hano yahageze ku itariki 18 z'ukwa 4. Hanyuma akorana inama n'abari abagize burugumesitiri, ba superefe n'izindi nzego z'umutekano. Ariko by'umwihariko hano hari ikipe mbi, nayita mbi, kuko yari ifite uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi no gushaka ibikenewe bose kugira ngo bicwe. Ahangaha twagaruka cyane kuri wahoze ari prefe wa Gikongoro Laurent Bukibaruta, ndetse na Colonel Simba Loizi uzwi cyane. Hanyuma hakaza wari burugumesitiri wa komine Nyamagabe, Semakwavu Felicien. Hanyuma ndetse na n'uwari ukuriye gendarme, wari wongereje umukuru wa gendarme ku Gikongoro witwa Sebuhura, Kapiteni Sebuhura. Hakiyongeraho n'umuntu uzwi cyane witwa Kamodoka Deni wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Kitabi. Abo bose rero barahuraga buri munsi mu gutegura jenoside, gushaka ibikenewe, uburyo bwo gutwara intera hamwe ziva hirya no hino mu bice bitandukanye, bifashishije zaba imodoka za leta, iz'abacuruzi ku giti cyabo bari bashyigikiye umugambi, n'iz'abandi bantu bose bashoboraga kwifashisha kugira ngo
bazana interahamwe, nibo rero bacuze umugambi wo kuzana abatutsi hano i Murambi, kubera ko bavuga ko ari milieu strategique cyangwa se ari ahantu agasozi kitegeye yindi. Nimuza kureba neza muraza gusanga imiterere ya Murambi ari ahantu koko ushobora gushyira umuntu ukasa n'umushyize mu kato, kuko imisozi yose igakikije irahasumba. Niba tuyobowe n'urukundo, imfubyi zareka kwigunga, abamugaye n'abapfakazi basekeye, abasizwe iheruheru bamenwe. Bahitamo kubazana ahangaha i Murambi kugira ngo babahurize hamwe, bazabone uko babica. Ubundi hano i Murambi harimo hategurwa, harimo hubakwa ishuri ry'imyuga, ariko ryari ricyubakwa, ryari ritararangira. Bahitamo gufata icyo gikorwa remezo cyiza cyagomba kuzaba gira iterambere ry'uburezi bw'abana b'Abanyarwanda, ariko bahitamo kuhicira abatutsi. Byumvikane neza uburemere n'ubugome bwakorana, kuko nta kindi kintu bahaga agaciro, cyaba iterambere ry'igihugu, ryaba ry'umunyarwanda, ry'umwana ashobora kujya muri aya mashuri akiga, ariko bahitamo kwahindura site y'ubwicanyi. Babazana hano i Murambi bababeshya ko ariho hantu heza bashobora kubarinda, ariko bwari uburyo bwo kubahuriza hamwe kugira ngo babice. Nyuma gato rero y'ijambo rya Jean Kambanda Theodore Sindikubwabo ashishikariza abahutu kwica abatutsi hano ku Gikongoro, yasize asabye ko adashaka kongera kumva abatutsi bakiri hano i Murambi ndetse n'ahandi. Ababwira ko bagomba kwicwa, bakoreshaga ijambo ngo ni ugukora. Ababizi babizi ko ni igisobanuro cyo kwica, mukore. Aho hirya no hino aho yagendaga bitangaza, ndetse akemera n'ibihembo abahutu babaga bakoze jenoside. Ngira ngo murabizi ijambo yavugiye icyahoze ari komine Nyakizu, aho yageze hamaze kuba ubwicanyi, abemera ko namara kuva aho ngaho abahemba, ndetse akaboherereza n'abantu baza kubafasha. Urumva rero wari umugambi wari warateguwe, urimo inzego zose zikomeye zitandukanye z'umutekano, za gisirikare n'abategetsi bandi, niho bacuze umugambi wo kuzana abatutsi hano i Murambi. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyo. Muberuka akomeza avuga ko bitewe n'uko umugambi mubisho wo kwica abatutsi wari waranogejwe neza, abatutsi bari barahurijwe i Murambi barishwe ku buryo harokotse mbarwa. Mu by'ukuri hano hahurijwe abatutsi benshi cyane baturutse mu makomine atandukanye yaragize perefegitura ya Gikongoro, ariko kubera ryacurwa ry'umugambi wa jenoside, urumva bamaze kubageza ahangaha babicisha inzara, bashyize za bariyeri hirya no hino. Ngira ngo mwabonye ku muryango winjira hano mu rwibutso bahashyira bariyeri kugira ngo hatagira usohoka, ndetse baca n'itiyo y'amazi yazanaga amazi hano mu kigo kugira ngo bicwe n'umwuma, n'abafite dukeya yenda bari bahunganye dushobora kuba twabaramira mu kurya, babura amazi babitekesha, babitegurisha, bicwe n'inzara, kuko bari bazi ko kwica abatutsi 40,000 ntabwo, nubwo yenda bari bashonje, barishwe n'inzara, bafite n'izindi ndwara, kubera ko aho bari batari bitaweho, ntabwo bumvaga n'ubundi abakora jenoside bumvaga bitazaborohera, kuko byanze bikunze uyu muntu ageramiwe ari mu kaga agerageza kwirwanaho. So kimwe n'ahandi rero bagerageje kwirwanaho, imbaraga nkeya bari bafite. Urumva ubwicanyi bwateguwe mu rukerera rwo ku itariki 21 z'ukwa kane, ariko mbere yaho, nyuma yuko leta y'abatabazi yari ivuye ahangaha mu gushishikariza jenoside, bakoze igerageza kureba ngo ese ni nko kureba ngo abantu bafite imbaraga zingana iki zo kwirwanaho. Haza ibitero bitoya byo kureba inzira bazacamo, ese bazakoresha ubuhe buryo mu kubica. Bimwe bigasubizwa inyuma, cyo ku itariki 18, cyo ku itariki 19, ariko noneho bikabaha icyerekezo cyangwa se uburyo bwo kongera kujya kwitegura kurushira, kuvuga ngo bari abantu bafite imbaraga zingana gutya bashobora kwirwanaho muri ubu buryo, reka twongere imbaraga. Uwo mugambi rero waranogejwe ku itariki 21 mu rukerera, nibwo noneho haje ibihumbi by'interahamwe biturutse hirya no hino mu makomine
ari iyi ngiyi aho yari Nyamagabe, ari ziyikikije, hiyongeraho n'umutwe w'interahamwe wari waratojwe na Kamodoka Denis nk'uko nahoze mbivuga, yari afite umutwe we yatoje, umuyobozi w'uruganda rw'icyayi rwa Kitabi. Hakoreshwa imodoka za leta nk'uko nahoze mbivuga, iz'inganda z'ibyayi zose zigenda zizana interahamwe hirya no hino kugira ngo baze kwica abatutsi bari barahangaha i Murambi. Bagerageje kwirwanaho mu bushobozi buke bari bafite. Urumva hakoreshejwe imbaraga zitandukanye, ibihumbi by'abantu bifite imipanga, bishyigikiwe n'abajandarume, bafite imbunda, bafite amagrenade n'ibindi bikoresho bisa naho biteye imbere. Rimwe na rimwe umuntu atapfa guhagarara imbere ngo arirwanaho, kuko naho bagiraga kwirwanaho gusa naho gufatika, bateragamo za grenade cyangwa bakabahuramo amasasu kugira ngo bafashe babace intege interahamwe zibone uko ziza gutsemba cyangwa se kwica abasaga naho bagihumeka batari bahwanye kubera amasasu cyangwa se amagrenade. twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka. Nabivuzeho gatoya tuvuga ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri za 1963. Urumva bukorwa leta yarareberaga, n'ababukoraga ntawigeze ahanwa cyangwa se ngo ashyirwe mu nkiko. Bwari uburyo bwo kongerera imbaraga bicanyi. Abenshi cyangwa se bamwe muri abo bari urubyiruko icyo gihe muri 1963. Ni ukuvuga ngo ni mu ndimi z'amahanga, ni ukuvuga ngo bari bamaze kugira experience yo kwica. 94 rero igeze, bari bamaze kumenya ngo ibyo twabonye cyangwa ibyo twakoze muri 1963 tugiye kongera tubikore, ariko hiyongereho n'ingamba nshyashya zo kugira ngo hatagira n'umwe urokoka. Kuko urumva benshi mu 1963 nubwo bari barajyanywe cyangwa se bagahungira ahandi hirya no hino, ariko 1994 jenoside yari yarateguwe, n'umugambi wateguwe mu buryo bwose bushoboka kandi utegurwa n'inzego nkuru, abategetsi bakuru. Babonaga rero uburyo buhagije bwo gutegura no gufata ingamba zo kwica umututsi uwo ari we wese aho yaba ari. Ikibigaragaza nuko babuzanye hano i Murambi, kuko bavuga ko nibakomeza kuba aho bagiye bihishe hirya no hino kubageraho bizagorana. Bashobora kuzica ahangaha, abahariya bakaba bahunze cyangwa se bakaba bamenya amakuru. Bahitamo kubahuriza hamwe kugira ngo babone uko babica. Iyo ni imwe mu ngamba yafashwe kugira ngo ubwicanyi buremere. Urumva guhuriza abantu hamwe abantu ngo bice ni kimwe mu bigaragaza uko jenoside yateguranywe ubukana ndetse inategurwa mu buryo buremereye. Ikindi ni uko iki gice cya Gikongoro ni hamwe muho ingabo z'inkotanyi zageze nyuma ugereranyije n'ibindi bice baburahohoye mbere. Ahangaha rero kubera ko zahageze nyuma, ubwicanyi bwarakomeje bukomeza, kandi noneho nabwo bunashyigikiwe navuga n'umuryango mpuzamahanga. Murabizi ko iki gice cya Gikongoro ari kimwe mu bya hari zone turquoise yafashije gukomeza gukora ubwicanyi, abatutsi bicwa urusorongo kuko nta kirengera bari bafite. Twibuke byari bitavugika, umuntu arengwa n'ibyareba. Muberuka kandi avuga ko Abafaransa bari bafite ibirindiro ku musozi wa Murambi muri operasiyo yiswe Operation Turquoise. Ntacyo bigeze bamarira abatutsi bari baraha bicwaga barebera, nubwo bari baje bitwaje ko baje gutabara. Nta kintu Abafaransa bamaze, kuko no muri gahunda yabo iyo urebye uburyo baje, umugambi wabo, unarebye n'uburyo bihutishije isabwa ry'uko baza muri Operation Turquoise, kuko igitekerezo bagijyanye mu muryango, mu kanama k'umuryango w'abibumbye kuva mu matariki 18 y'ukwa gatandatu 19 20, ngira ngo nimba nibuka neza nibwo 21 nibwo
inama yateranye UN Council, akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye, batora umwanzuro ku itariki 21 z'ukwa gatandatu muri 1994 mu byo bita UN Resolution Council, umwanzuro wa 929 bemerera igihugu cy'Ubufaransa kuzana ingabo mu Rwanda. Unarebye n'ibyo bagaragaje impamvu bashaka kuza, bavuga ko bashaka kuza gukora igice kitarangwamo imirwano abasivile bahungishirizwamo, ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo cyari kibazanye, kuko iyo uje gutabara umuntu uri mu kaga, uje gutabara abantu mu buryo nk'ubwo ngubwo, ugira n'ibyo witwaza bishobora kuramira abo ngabo bari mu kaga. Ariko boho kugira ngo baze muri ubwo buryo, bazane imiti, bazane amazi, bazane ibindi bintu bishobora kurengera abarimo bicwa, bizaniye ibikoresho by'intambara biremereye bigaragaza ko umugambi wabo wari ukuza kurwana, kubuza inkotanyi ko zibohora igihugu ngo zigere muri ibi bice, ahubwo bafashe leta ya Habyarimana gusubira ku butegetsi ndetse no gukomeza gukora jenoside. Kuko hari ibitabo njya nsoma aho nabonye ko bazanye burende 100. Urumva burende ntabwo ari ikintu wavuga ngo uje si umuti, si amazi, si ibiribwa uzaniye abantu, ngo uje gutabara. Bazana helikopteri, indege z'intambara 10, bazana n'ibindi nk'ibyo ngibyo, aho kuzana abaganga, kuzana abantu bafasha imyumvire mu bantu baba gize ibibazo by'ihungabana, bazana abasirikari 2468. Urumva abo ngabo bose n'abasirikari bari baje kurwana. So urumva rero ibyo byose byatumye jenoside ikomeza gutizwa umurindi, ndetse inakomeza gukorwa igihe bahagereye. Nta kintu bigeze bakora ngo bahagarike ubwicanyi, batabara abatutsi barimo bicwa, ahubwo bwarakomeje mu gihe bahageze, ndetse igihe cyose bahamaze. Muzi mu Bisesero, abatutsi bo mu Bisesero ko bishwe, Abafaransa bari bahageze. Ni kimwe n'ahandi hirya no hino muri ibi bice, aho bari za Gikongoro, Cyangugu, niyahoze ari Kibuye. So ntabwo rero bavuga ko Abafaransa ari ikintu bafashije mu kurokora abatutsi, usibye ko bamaze kubona ko umuryango mpuzamahanga cyangwa se amateka azabibabaza, bagerageje kugira bamwe bafata bakeya, basa naho bazajya bahora berekana ngo dore twe twaratabaye, dore abo twarokoye naba, ariko mu by'ukuri ntabwo bwari ubushake bwabo. Ni bake cyane barokoye cyane Murambi. Mu kiganiro n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, bamwe mu barokokeye Murambi barimo Mutangana Simon, umwe mu bantu mbarwa babashije kurokokera Murambi, avuga ko abatutsi babanje kuhahurizwa babeshywa ko bagiye kurindwa. Mugenzi we Pasiteri Gahima warokokeye hafi yaho, avuga ko bakihagezwa batangiye gukikizwa n'interahamwe zishaka kubica. Batangiye kuza bagenda begeranya abantu, baravuga bati turabona ibibazo by'amazu yatangiye gushya, kuko twamaze kubona ko ari amazu y'abatutsi none hatangiye gutwikwa. Ati nimuze tugende tubashyuhurize hamwe, tubone uko tubacungira umutekano. N'ubwo buryo rero abantu batangiye kuza babegeranyiriza hano Murambi, bababeshya babwira ko ari umutekano, ariko rero n'ubundi nta n'ukundi kuntu bari kubigenza. Badusabye kubarura abantu baraho, ubwo komine yagiye ukwayo tugira barabarura, ariho twabonye wa mubare w'ibihumbi 50. Ubwo baratwohereje nka toni 3 z'umuceri gusa, byafashe bakeya. Ubwo tukigera aha rero, uko bamaze kugira bati nta kibazo, ubwo interahamwe ahubwo zibazaduteye zivuye Mudasomwa. Mudasomwa niho bitorizaga iwacu. Kamodoka Deni wari diregiteri w'uruganda rwa Kitabi, niho yari yaratoje interahamwe, azitoreza ku ruganda, azitoreza muri Nyungwe, yaturukaga ku Gisenyi. Ubwo rero nizo zamanutse, n'izindi ziraza zire muri ya musozi zuruzura, nazo twajyaga kungana.
baraza barehagara hariya tuti nimuze natwe dutema ibiti hariya n'amabuye tuti nimuze sha barahagara bagaturitsa amagrenade ngo barebe ko twihinda barataha basubirayo bukeye barongera babikora kwa kundi barareba basubirayo bajya gukora indi nama tuti twebwe buriya ntabwo bazatinyuka kugaruka ariko inzara itushegesha nta kintu cyadutungaga keretse wari ufite nk'udufaranga. Hari umugabo hariya twaga Munyanziza iyo washoboraga wari ufite ibishyimbo n'agafu bakajya kugurayo ariko bari mbarwa. Ubwo turi ijoro rya 20-21 saa 9 z'ijoro niho twagiye kumva tumva bateye imodoka zamanukaga ruguru iriya zikabasiga hariya higa y'uyu musozi, baraza bageze hariya batangira kurasa ahangaha. Turarwana kuva saa 9:12 tuba twanishije turwanisha amabuye dutera amabuye, bo bakoresha grenade n'amasasu. Ubwo amasasu yabashirana, Colonel Simba akabagemurira andi Sebura nuko bazana bagira hamaze gucya nko mu basamuye bamwe bari barambereye ahangaha, abagore baboroga, abana baboroga higa mu mazu, ikibuga yari imirambo. Ubwo PFD Kibaruta Burugumesitiri Makwavu baje kubagira inama ngo bamwe baranavaga aha bakajya mu Cyanika biruka ngo niho bahehungiye. Ati nimutere mu Cyanika, ati mujye gufasha abaho, ati hano turabona byatunganye. Tugeze aha twasanze amazi niyo yadutungaga tunywa. Mu minsi bucya hari interamwe yitwa David wari Perefe wa kanto ya Nyamagabe, undi Iridafonse wakoraga muri Electrogaz, n'abandi bari bayoboye batangira guca amatiyo y'amazi hariya hirya, tutangira kubura amazi, inyota iratwica, nta byo kurya. Muberuka Leon, umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, mbere y'uko adutembereza uru rwibutso aratubwira bimwe mu bice by'ingenzi bigize uru rwibutso. Urwibutso rwa Murambi ni na rumwe mu nzibutso zifite amateka akomeye, afite igisobanuro kivugira. Ni urwibutso rero ngira ngo rwashyizwe, murabizi ko rwashyizwe mu murage w'isi ku itariki 20 z'ukwa 9 2023. Ni urwibutso runini rufite ibice bigera kuri 5. Harimo igice cya mbere kigizwe n'amateka y'u Rwanda kuva mbere y'umwaduko w'abazungu, yerekana igihe cy'ubukoroni kugeza jenoside itegurwa. Harimo uburyo icengezamatwara ryakorwaga hakoreshejwe ibitangazamakuru bitandukanye, harimo ibyandika, harimo bivuga, harimo indirimbo, harimo public speeches cyangwa se imbwirwaruhame zakorwaga n'abayobozi batandukanye zishishikariza abahutu gukora jenoside. Hanyuma harimo nanone uko umugambi wa jenoside washyizwe mu bikorwa, ndetse by'umwihariko nuko abatutsi bishwe hano ku Gikongoro na Murambi by'umwihariko. N'ikindi giciro kigaragaza uko jenoside yahagaritswe n'ingabo zahoze ari za RPA ku mabwiriza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kubona ko amahanga atereranye u Rwanda ndetse n'ibihugu n'umuryango mpuzamahanga utagize icyo ukora kugira ngo uhagarike iyicwa ry'abatutsi ryakorwaga. Atanga amabwiriza asobanutse yuko ingabo z'inkotanyi zihaguruka. Urumva ni ibintu byari bikomeye, ariko nta yindi nzira, ukwemera ndetse n'imbaraga bafite zose zakoreshejwe mu mabwiriza kugira ngo jenoside ibashe guhagarikwa. Hakaba rero
igice cya kabiri kigizwe n'ibyobo rusange byacukuwe ku itegeko rya Rurabu Kibaruta nahoze mvuga wari perefe wa Gikongoro mu rwego rwo guhisha imirambo. Urumva ibihumbi 40 byari binyanyege ku musozi wa Murambi, ni abantu benshi cyane, byari biteye isoni, byari biteye agahinda, byari biteye kimwaro, ariko kubera ko imwe mu miryango mpuzamahanga, amaradiyo mpuzamahanga yari yatangiye gutangaza ko jenoside irimo ikorwa mu Rwanda, hicwa abatutsi ibihumbi byabo, hanyuma bahitamo gukora ibishoboka byose ngo bahishe iyo mirambo. Hifashishijwe rero imashini ebyiri zakoraga imihanda, zari icyo gihe yitwaga Minitarape, ishami rya Gikongoro bifashishije izo mashini bacukura ibyobo rusange byinshi kugira ngo bajugunyemo iyo mirambo y'abatutsi ari nyanyagiye ahangaha, ndetse bahishe n'ibimenyetso cy'uko hari abatutsi bica ahangaha. Hacukuwe ibyobo byinshi, ubu ngubu imibiri yakuwemo ishyingurwa mu cyubahiro mu mva rusange ihari, ariko dusiga ikimenyetso, dusiga ibyo byobo nk'ikimenyetso cy'amateka y'aho abatutsi bari barajugunywe. Igitangaje ni uko kugira ngo bihutishe icyo gikorwa babonaga kubinyuza mu baturage cyangwa se mu bicanyi bari hano hafi baturiye umusozi wa Murambi bitari koroha, kandi bashaka igikorwa cyihuta, bifashisha abanyururu bo muri gereza ya Gikongoro. Nibo barekuye, barabazana barinzwe n'abajandarume, bakora ku kazi ko kujugunya iyo mirambo muri ibyo byobo mu gihe cy'iminsi 4 kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ubwo mwumve umubare munini w'abatutsi bari bicaye ahangaha. Tukagira igice cya gatatu kigizwe n'ibyahoze ari amashuri, harimo ibimenyetso byivugira bigaragara by'abatutsi bicaye ahangaha, harimo imwe mu myambaro yabo bari bambaye, harimo udukoresho dukeya two mu rugo bari bahunganye, harimo inkweto n'ibindi, ariko kandi nanone tukagira n'ikindi gice kirimo imibiri tubungabunga umunsi ku munsi mu rwego rwo gukomeza kubungabunga no gusigasira amateka ya jenoside kugira ngo akomeze abe ikimenyetso ntakuka cy'ubwicanyi bwakorewe abatutsi, ndetse tukagira na kimwe muri ibyo byumba harimo hakorwa ubushakashatsi cyangwa se buri bwo kubungabunga mu buryo burambye imwe muri iyo mibiri, kuko dufite ibyumba 24 birimo imibiri isaga 1000 abantu bashobora gusura bakareba bakamenya mu by'ukuri icyo jenoside igisobanuro cyayo cyangwa se uburemere jenoside yakoranywe abatutsi yakoranywe. Tukagira rero igice cya kane kigizwe naho ubundi Murambi ifite amateka navuga aremereye, anagaragaza no gutsindwa k'umuryango mpuzamahanga, kuko iyo zone turikwaze turimo tuvuga yashinzwe n'Abafaransa. Abafaransa bashyize icyicaro gikuru hano i Murambi, niho hari icyicaro gikuru cya zone turikwaze. Hari aho rero hari ibyumba by'amashuri bararagamo, bakoreshaga abasirikare bakoreshaga, hari ahantu bari baramanitse idarapo ryabo ry'Ubufaransa nk'ikimenyetso cy'igice cy'igihugu cyabo bafashe, ariko kandi nanone hari aho bashyize ikibuga cy'umupira w'intoki mu rwego rwo navuga rwo gusuzugura cyangwa se kudaha agaciro ubuzima bw'abatutsi biciwe ahangaha, birirwa babakinira hejuru. Ikibuga cy'intoki, umupira w'intoki birirwa bakina, icyo nacyo ni igice tudashobora gusimbuka, gifite igisobanuro cyane cyane iyo tuvuga uruhare mpuzamahanga cyangwa se uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi, n'ibyo nabyo biba birimo. Tukagira igice cya nyuma kigizwe n'imva rusange zishyinguyemo abatutsi basaga 50,000, harimo abenshi biciwe hano basaga 40,000, ariko kandi nanone hari n'abandi bagenda bakurwa hirya no hino mu misozi, aho bagiye bicirwa ku nsengero za kiliziya n'ahandi, aho babashije kuboneka bashyingurwa ahangaha mu cyubahiro. Niyo mpamvu umubare uhora wiyongera. Aha turi ni ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi 1994 rwa Murambi. Muberuka aratwereka ibice by'uru rwibutso. Dutangiye igice
kigizwe n'ibice bigaragaza urwibutso rwa Murambi. Igice cya mbere kigizwe na mize, inzu irimo amateka y'u Rwanda uhereye imbere y'umwaduko w'abazungu, aho tugaragaza u Rwanda rwo hambere, imibereho y'abanyarwanda, uko babagaho, uko babanaga, ndetse n'imwe mu mirimo yabarangaga. Igice gikurikiyeho ni ikijyanye n'ubukoloni, aho tugaragaza uruhare rw'ubukoloni mu gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, kugenda kuganisha kuri ku bwigenge, u Rwanda rugihabwa ubwigenge. Nyuma gato y'ubwigenge, nyuma ya Gregoire Kayibanda, aho yaje gukurwa ku butegetsi na Habyarimana muri kudeta yakozwe muri 1973, ndetse n'uburyo jenoside yateguwe, igitero cy'inkotanyi ku itariki ya mbere z'ukwa 10/19, imishyikirano yari hagati ya leta ya Habyarimana n'umutwe wa FPR inkotanyi, aho bagerageza gukora imishyikirano kugira ngo bare ko intambara yahagarara, n'ibyasabwaga muri iyo mishyikirano bishyirwe mu bikorwa. Nubwo ntacyo byatanze, ahubwo jenoside yakomeje gutegurwa hirya no hino mu gihugu. Hari igiciro kigizwe n'itegurwa rya jenoside, iminsi y'icuraburindi, aho jenoside yahise itangira hirya no hino mu gihugu mu buryo bwateguwe nk'uko twahoze tubivuga. Abantu baricwa hirya no hino, abatutsi bicirwa ahantu hatandukanye, ku mihanda aho bari bahungiye, za kiliziya, mu nsengero, kuri za bariyeri n'ahandi. Ariko kandi nanone uko bicwaga, uko jenoside yakorwaga, ni nako umutwe wa FPR inkotanyi wakoze ibishoboka byose kugira ngo yihagarike, kuko wabonaga ko umuryango mpuzamahanga watereranye u Rwanda. Kimwe n'ahandi rero ku Gikongoro hakozwe jenoside. Hari rero igice kigizwe n'ubuhamya bwa bamwe mu barokokeye hano Murambi, ndetse n'igice kigizwe n'amafoto y'abiciwe aha ngaha. Icyumba cy'abantu bakuru ubona aha ngaha, harimo ingeri zitandukanye, abagore, abana, abasore n'inkumi n'abagabo, ariko by'umwihariko tukagira n'icyumba cy'abana. Buriya jenoside yose aho iva ikagera, ariko by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi, kwica abana bifite igisobanuro. Ni ukuvuga ngo ni nko gutema igiti ukakirandurana n'imizi, nta kundi gushibuka kubaho. Ni ngo iyo wishe umwana, nta yindi generasiyo ishobora kuba, kubera ko abana bashobora kuzasimbura generasiyo zari zihari, ariko iyo bishwe ubwo ngubwo umuryango wose ubuzima. Harimo umukecuru witwa Christina Kumunani, utuye ku musozi wa Nzega, umwe mu misozi igize uyu murenge wa Gasaka. Hakabamo n'umwene bikira witwa Maria Jean de la Croix. Aba bombi bakoze ibikorwa by'ubutwari mu kugerageza kurokora abicwaga. Uriya Kumunani yarokoye abantu bari bamuhungiyeho, arabahisha kwiza barokotse. Hanyuma uyu mubikira we yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahungishirize abari bahungiye kuri kiliziya ya Gikongoro, kuri diyoseze, kuko bakihagera abicanyi bagerageje kuhabasanga ngo babicireyo, ariko arabatabara, afata icyemezo cyo gufungura ibyumba by'ababikira abariho bahungishiriza kugira ngo baticwa. Mu 1963 hano ku Gikongoro, aho hari umubyeyi witwa Beri Mukandamage na Padiri Modeste Mungwarareba, abandi abenshi baramuzi. Ni n'umuntu wabaye ubutari igihe kirekire, yagize n'ibikorwa bikomeye mu isanamitima no kongera kubanisha abanyarwanda. Basobanura rero uburyo ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri 1963
itandukaniro riri hagati y'ubwo bwicanyi na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Bagaragaza itandukaniro ryabyo ndetse n'uburyo ubugome, ubwicanyi, ubumuntu bwari bwarashize mu bantu kugera naho umwana ashobora kuvugiriza umuntu mukuru induru ndetse akanamwerekana aho yaba yihishe kugira ngo yicwe. Murambi uko yari yifashe, imwe mu mirimo yarasubukuwe, amashuri aratangira, ndetse tunagaragaza ko kwigisha no kwibuka ari byo musingi w'amahoro arambye. Kwigisha rero urubyiruko nk'uko twahoze tubivuga ni uruhare rukomeye kandi rwiza rwubaka urubyiruko rw'ejo hazaza kugira ngo bakomeze ibishoboka byose mu gukumira ikibi cyose cyakongera guhungabanya u Rwanda no kurusubiza inyuma, ndetse tunabibonera mu butumwa bandikira bagenzi babo bari mu kigero kimwe bishwe nabi, ndetse banabaha icyizere ko ibyo byose bizabafasha gukumira, ndetse bazakomeza no kubibuka, ariko mu kubibuka kwiza ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda barugire rwiza kurusha aho rwavuye. Cya kabiri kigize urwibutso rwa Murambi ni igice cy'amateka akomeye, kuko nyuma gato umunsi umwe, kuvuga ku itariki 22 z'ukwa kane muri 1994, abatutsi bari biciwe ahangaha. Hacuzwe umugambi wo guhisha ibimenyetso, guhisha imirambo, guhisha ibikoresho bari bahunganye. Hacugurwa rero ibyobo rusange byinshi hifashishijwe imashini zakoraga imihanda, nizo zacukuye ibyobo kugira ngo icyo gikoterwa cyihutishe. Basangaga cyihutishwe kuko bari bamaze kubona ko ubwinshi bw'abatutsi bari biciye ahangaha badashobora kubona ibyo bajugunywamo byacukuwe n'amaboko, byari kuzatwara igihe kirekire. Bahitamo no kwifashisha izo mashini. Ikiro ni kimwe muri ibyo byobo, cyari na kirekire. Murabona ko twagerageje kugitwikira kugira ngo amateka adasibangana, kuko nyuma yo gukuramo imibiri amazi n'imibu yatangiye kugisiba, ariko hahita hafatwa ingamba zo kugira ngo dukumire ko aya mateka yasibangana, kiratwikirwa. Gihagarara ibyobo byinshi mubona hari hakurya, hari hakurya hose mubona ni ahantu hari haracukuwe ibyobo rusange byari byarajugunywemo imibiri y'abatutsi bari biciye ahangaha. Nk'uko nahoze mbibabwira, hano ku musozi wa Murambi harimo hubakwa ishuri ry'imyuga, ariko baritarangiye. Murabona bimwe mu bikoresho bahasize byakoreshwaga mu gihe cy'ubwubatsi byo kubyubaka, nabyo byahindutse ikimenyetso cy'amateka, kuko hariya harimo na hamwe abana bihishe muri ziriya mashini kubera ubwinshi bw'abantu bari bari ahangaha, ndetse n'ibya bindi by'amugani wa Kinyarwanda nyine, uhubwa ahungira ahantu hose abona hamurengera, nubwo baje kwicwa, ariko ibyo byose bari bagerageje kwihisha muri izi mashini, kimwe no muri aya mashuri mubona. Aya mashuri igice kimwe cyagomba kuzaba amashuri abana bigiramo, ikindi byo tuza kugeraho yenda ndaza kubisobanura. Hamwe ho kuzare uburiro bw'abana, aho barara, ubukarabiro n'ibindi bice by'ingenzi bigize ishuri. Muri ibi rero bya mbere byari bigizwe yari amashuri, harimo igice kirimo imyambaro y'abatutsi biciwe ahangaha, bimwe mu byo mu bikoresho bari bahunganye mu gihe bari ahangaha. Hanyuma kandi hakaba n'ibikoresho n'intwaro nkeya zakoreshejwe mu kubica, kuko nubwo zakagombye kuba ari nyinshi ugereranyijwe n'izihari ubu ngubu, amakuru atubwira ko Abafaransa bakirangiza bakimara kwirukana kuva muri
operasiyo turikwaze, zone turikwaze, bimwe mu bikoresho byakoreshejwe mu kwica abatutsi byinshi byari bihari bagiye babijyanye. Hasigara rero bikeya, harimo ibyo muza kubona hano. Iyi ni imyambaro, iyi ni imyambaro yabicu ahangaha, murabona ibikoresho bari bahunganye, ariko kandi nanone hari n'igice kirimo ibikoresho byakoreshejwe mu kubica. Muraza kubona ubuhiri bitaga nta mpongano bashyiragamo imisumari kugira ngo babone uko bice abatutsi mu buryo bubabaje, mu buryo ubona ko ari uburyo bw'ubugome. N'amazina atari yose y'abaruharwa bagize uruhare mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo gutegura inama, mu buryo bwo gutanga intwaro, mu buryo bwo gutwara abajenosideri, interahamwe ziturutse hirya no hino mu makomine ngo zize kwica. Muza kureba neza aya mazina muraza kubona amenshi namwe muyo twagarutseho mu iteguro rya jenoside hano ku Gikongoro. Ababurugumesitiri, perefe, Colonel Simba Loyizi n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye zategura jenoside. Ni kimwe n'aha ngaha, amazina aracyongerwa, ntabwo ari aya ngaya gusa, hari andi azongerwaho muri gahunda yo gukomeza kwerekana uburyo jenoside yagiye itegurwa hirya no hino muri yahoze perefegitura ya Gikongoro. Ariko kandi nanone muraza, sinzi nimba mvuga ko ari umwihariko, ariko muraza kubona igice kiriho amazina y'abapadiri kuva nko kuri nimero 18, 19, 20, 21 bari abapadiri. Harimo abarimu za kaminuza, harimo abasirikare, harimo ababurugumesitiri, harimo ba superefe. Ni ukuvuga ngo biragaragaza uburyo inzego zose zari zatangatanze, ndetse mu buzima bwose bw'igihugu bari barimo. Urabona ko byari bigoranye kuba abantu barokoka, kuko nta hantu bari bafite ubuhungiro mu gihe abagomba kubarengera barimo bategura kubica. Hariya mubona naho hari hashinze idarapo ryabo, idarapo ry'Ubufaransa hariya tugiye kugana. Ariko kandi nanone iyo uri hano nibwo uhita ubona neza imiterere y'agasozi ka Murambi n'uburyo abateguye jenoside bakoresheje ubuhanga buhanitse mu gushyira ahantu abantu badashobora kwinyagambura. Iyi misozi yose ubona, ureba uko ireshya, ureba n'uyu musozi wa Mirambi, ngo uri hariya hejuru, abakureba ahantu hose nta hantu baba bafite ho guhungira, habe muri iyi mibande, habe muri iyi misozi, kuko iyo misozi yari yuzuyeho interahamwe. Ni ngo bwari uburyo bwo gukomeza kubabuza ubwinyagamburo no kugira ngo batagira ahantu bahungira. Aho babaga bari hose baga babareba. Zakoze ibikorwa byo kwishimisha, by'agashinyaguro, byo gusuzugura ndetse no gutesha agaciro. Amaraso y'abatutsi yamenekeye aha ngaha mu buryo bugayitse, ndetse bwa n'uburyo bwo kwereka umuryango mpuzamahanga ko nta kidasanzwe cyabaye. Abantu baridagadura, barakina Murambi, bura ko bari baramaze gukoresha byose kugira ngo bahakore isuku. Imirambo yarashyinguwe, Rorabo Kibaruta bakigira aha ngaha yabahaye mani power mu ndimi z'amahanga, cyangwa se ababafasha kuza guhanagura amaraso kuri izi nkuta zari ziranga z'aya mashuri no hasi imbere mu mashuri, kugira ngo abafaransa bahabe nta mususu. Ikindi giciro mubona hariya ni ahashinze borune, cyangwa se utuntu tw'udusima tugaragaza ibyobo rusange byacukuwe na za mashini nahoze mbabwira. Ngira ngo naberetse icyobo cya mbere bacukuye twatangiriyeho. Ibi byose biragenda bigahurira kuri cya cyobo twatangiriyeho harahiriye. Ngira ngo murabona ubunini bwaho ko hangana. Reba igihe twagendeye, urebe igihe twagereye, noneho urebe ibyo byobo uko byareshyaga nuko byangana. So urebe imibiri yose yakuwemo ikabishyinguye mu cyubahiro, ariko bisigara ibi byobo ari amateka
nayo yabungabunzwe mu rwego rwo gukomeza kubika no kwegeranya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ikimenyetso rero ntakuka cyerekana bimwe mu bigaragaza uburyo jenoside yakoranywe ubukana ndetse n'imyiteguro yari ihagije bari barakoze kugira ngo aka gasozi ka Murambi kari gasanzwe n'ubundi gatuwe. Harimo rero abajanditse muri ibyo byaha, ahubwo uranakoze kumbaza icyo kibazo kubera ko indi nzira igaragaza ubukana n'ubugome bwakoranywe jenoside hano i Murambi kwica abatutsi nuko iminsi 2 mbere yo kwica abatutsi abahutu baturiye uyu musozi wa Murambi hano harubatse ishuri barahungishijwe kugira ngo bataza kwivanga cyangwa se kwibeshywaho mu bagomba kwicwa. Nabuze nsobanura ko intera hamwe n'abicanyi baturutse mu makomine hirya no hino atandukanye ntibari kumenya ngo umuhutu ninde uri budufashe cyangwa turi bukize ninde, kuko abanyarwanda twese turumwe imibereho n'imiterere. Ntibari kubona umwanya wo kugenda babanza kubaza buri ndangamuntu ngo wowe bica. Ni ukuvuga ngo bagomba kubanza gusesengura neza no kubanza gukuramo bene wabo kugira ngo batazicwa nk'abatutsi bazitazitiranwa n'abari bwicwe. Bamwe bahungishirizwa muri SOS ari urabona uriya musozi hari hakurya, abandi bahungishiriza muri stade kugira ngo babe safe, kugira ngo bagire umutekano. Urumva aho ngaho harimo bamwe mu bare abana batari bujye muri ubwo bwicanyi cyangwa se abagore barwaye n'abandi zinze bari ku bundi muri rusange abandi hano baje muri uwo mugambi wo kwica abatutsi bari barahangaha. Icyo kintu cyo guhungisha bamwe mu bataragomba kwicwa ni ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza itegurwa ry'uwo mugambi no kurimbura ubwoko. Igice tugezeho rero ni igice kigizwe n'imva rusange zishyinguyemo abatutsi basaga 50,000 nkuko nahoze mbivuga. 40,000 bisaga byiciwe ahangaha ku musozi wa Murambi ku itariki 21 z'ukwa 4 1994. Hanyuma tugenda twongeraho hiyongeraho n'abandi bakurwa hirya no hino bavanyweho bajugunywe mu mashyamba mu misozi hirya no hino ndetse no mu mibande. Abo bose rero babashije kuboneka. Iyo tubabonye tuhabonetse imibiri yabo iratunganywa ikaza gushyingurwa mu cyohero kibakwiye. Muberuka Leo avuga ko usibye kwerekana aya mateka ashaririye ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 muri aka gace, batanga inyigisho zitandukanye by'umwihariko ku bakiri bato kugira ngo jenoside itazasubira ukundi. Urubyiruko rero, amashuri, za kaminuza, ari abakora ubushakashatsi, ari abaza gusura bisanzwe, ari abaza baje kwiga no kugira ngo basobanukirwe jenoside, baza ahangaha. Kandi n'ikintu dushima cyane kuko urubyiruko ubu ngubu nizo mbaraga z'igihugu. Urubyiruko iyo rukoreshejwe neza rukora byiza, iyo rukoreshejwe nabi rukora ibintu bibi cyane bidasanzwe. Ngira ngo muranebizi ko muri jenoside yakorewe abatutsi abenshi bari urubyiruko, nibo basenye igihugu cyabo, nibo bishe abana bagenzi babo cyangwa se urubyiruko rugenzi rwabo, rubica n'abakuru. Ariko kandi nanone ubu ngubu aho bigeze, iyi ni inzira nziza n'intangiriro yo kwigisha urubyiruko kurinda igihugu, kurinda ikintu cyose cyatuma jenoside yasubira, atari mu Rwanda gusa ahubwo no mu mahanga. So ni isomo rero ubu ngubu dushishikariza abantu. Dufite politiki, umurongo, porogaramu yo gusura n'ibigo by'amashuri hirya no hino, cyane cyane biri muri iki gice cyegereye aho urwibutso rwa Murambi ruri, ari biri muri tuno turere tuhegereye. Tukabashishikariza gusura inzibutso, tukabasobanurira amateka, ariko tukanabafasha kumva byimbitseho ukuri kwa jenoside, kuko urubyiruko
ubu ngubu biroroshye cyane kuba umuntu yayabayobya, kuko ibintu dukoresha by'ikoranabuhanga kenshi hari ababikoresha mu nzira iyobya urubyiruko cyangwa se bavuga ibitandukanye n'ukuri kwa jenoside. Bisaba rero ubwitonzi, niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko aho ruri hose, mu mashuri, mu makoperative bibumbiyemo, bashobore kuza gusura uru rwibutso, bagire ukuri gufatika kuri ibi bintu, banashobora no guhangana n'abo bantu bose bashobora gutuma bagerageza kubayobya bakoresheje izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'izindi nzira z'ibiganiro, kuko turabizi ko hari imiryango imwe n'imwe igifite ingengabitekerezo idashaka kuvuga ukuri kw'ibyabaye kubera impamvu zitandukanye. Harimo ababigizemo uruhare, harimo abafite ababyeyi bafunze, harimo abafite imiryango yakoze jenoside badashaka no kubwiza abana babo ukuri, kuko badashaka kwerekana icyasha n'ubugwari bagize. Iyo rero abana baje hano barasobanukirwa, turabasobanurira, tukababwira amateka ya jenoside, tukabigisha amateka y'igihugu, ariko bakagira n'umwanya uhagije wo kwirebera n'amaso yabo kugira ngo noneho babone ko ibyo tuvuga bifite gihamya kandi nta kubeshya kurimo. Urwibutso rwa jenoside rwa Murambi ruruhukiyemo imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside 1994 barenga 50,000. Rufite umwihariko ukomeye watumye rushyirwa mu murage w'isi. Nka hano Murambi, ubwo nahoze mbabwira uburyo abatutsi bagiye batotezwa mu myaka ya kera buhoro buhoro bigenda biganisha kuri jenoside, ariko by'umwihariko ahangaha urwibutso rwa Murambi rufite umwihariko wo kuba ari nk'ahantu hakorewe igikorwa kibi cy'ubwicanyi buremereye, ndetse hafite n'amateka agaragara. Nahoze mvuga iyo mibiri, nahoze mvuga iyo myambaro, aho ugera ukabona koko ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi, ariko kandi nanone no kwerekana uruhare rw'abategetsi bariho icyo gihe bagize. Ibaze kwicara ugatekereza uburyo uzica umuturage ukwiye kurinda, ugateganya n'ahantu uzamujyana hasa naho hari mu kato cyangwa se adashobora kwinyagambura, adashobora guhunga, adashobora kugira ikindi kintu abona, ukamuzana aho ngaho utegereje kuzaza kumwica. Urumva ni ikintu rero kidasanzwe. Hanyuma ikindi ni imiterere y'uyu musozi wa Murambi, ngira ngo nahoze mbisobanura uburyo jenoside yateguwe ndetse igateguranwa ubukana. Gutegura ahantu nk'ahangaha hari igikorwa remezo, hagomba kuzaba ishuri ry'abana, hagomba kuzagira iterambere rigeza ku gihugu, ariko bo bagahitamo kuhicira abatutsi bangana gutyo. Ni ikintu rero gikomeye. Ikindi ni uko ni ahantu ubu ngubu abantu bashobora kuza gukorera ubushakashatsi, bashobora kuza kwiga, bashobora kuza kureba mu by'ukuri uburemere jenoside yakoranywe, kubera iyo mibiri ntabwo ari henshi cyane ushobora gusanga imibiri nk'iyo ngiyo, kandi yitabwaho umunsi ku munsi, kuko hari uburyo bwo kuyikurikirana no kuyibungabunga. Ni ibimenyetso rero ntakuka bya jenoside Murambi igaragaza mu by'ukuri uburemere ndetse n'uburyo jenoside yakoranywe ubukana. Kujya mu murage w'isi, kujya muri UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe umurage n'umuco n'uburezi. Urumva byose bifite bihurira. Hari uburezi twabigarutseho, kwigisha, hari ubushakashatsi, hari n'ibindi bintu byakorwa bishobora gufasha umuryango mpuzamahanga cyangwa se ibihugu bitandukanye mu kuba bakumira ikibi cyose gishobora kuba cyatera jenoside. Ikindi ni uko nk'uko wari ubivuze, kuba rwarashyizwe mu murage w'isi, ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibi tuvuga, ibi twigisha, abo bantu bose tubwira, n'umuryango mpuzamahanga ugomba kuba urimo. Amashuri yose yo ku isi agomba kwigisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nicyo navuga kiza mu ma universite, mu mashuri yisumbuye, hose ku isi bagomba kujya bigisha jenoside yakorewe abatutsi uko yakozwe. Ariko kandi nanone tukagira uburyo bwo kuba hagira umutekano usesuye. Umutekano ngo nshaka kuvuga nuko ubu ngubu uru rwibutso ruri mu maboko y'isi. Mu maboko y'isi nta cyaruhungabanya. Mu rwego rw'umutekano rugomba kurindwa n'isi.
icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane kuko iyo ikintu kimaze kujya mu murage w'isi kimwe n'ibindi bigo ndangamuco n'ibindi bimaze kujya mu murage w'isi, ni ukuvuga ngo bigeze mu maboko y'umuryango mpuzamahanga ku buryo nta kintu gishobora kubihungabanya. Icyaba icyo ari cyo cyose hagomba kurindwa by'umwihariko. Mu Rwanda usibye urwibutso rwa Murambi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO kandi ryanashyize mu murage w'isi izindi nzibutso za jenoside 3 zirimo urwa Bisesero muri Karongi, urwa Nyamata muri Bugesera na Gisozi mu mujyi wa Kigali. Muberuka Leon, umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, twagiranye iki kiganiro ku rwibutso rwa Murambi Nyamagabe, hari ubutumwa atanga. Ubutumwa twabaha muri iki gihe cyo kwibuka muri iyi minsi 100 ndetse no mu minsi isanzwe no gukomera, kwifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kubihanganisha, ariko tunasaba abanyarwanda gukomeza kubakira ku bumwe tumaze kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere, turwanye ingengabitekerezo ya jenoside. Hari ikigaragara nkeya, ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye mu rubyiruko. Biratangaje kubona umwana wavutse nyuma ya jenoside akoresha amagambo arimo ingengabitekerezo. Iyo ukurikiranye usanga abikomora ku miryango yabo cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga n'ahandi kubera kudasobanukirwa. Icyo tubasaba rero ni uguhaguruka tukubakira kuri ubu bumwe tumaze kugeraho, tugafatana urunana, tugakomeza kwigisha amateka y'ukuri, cyane cyane urubyiruko, kuko ejo hano tuzaba nituhava hazasigara urubyiruko. Ntabwo rero wasiga umwana umuraze ikintu kibi. Kandi nanone turasaba ababyeyi, turasaba abantu bose banyarwanda muri rusange gukomeza gukumira ikintu cyose cyatuma u Rwanda rusubiraho rwavuye, cyane cyane ingengabitekerezo ya jenoside. Ngira ngo murabizi ko hirya no hino mu bihugu duturanye hari aho bigikorwa imvugo z'urwango, ibikorwa bibi, itoteza, ihotera, urugomo n'ibindi. Ibyo ngibyo rero twebwe tubyima amatwi, abo turebe twebwe icyo twakora cyiza gishingiye kuri ubumwe bwacu, kugira ngo nabo ngabo bakibikora batwigireho, baze barebe ngo ese bari babigezeho gute. Kubigeraho nta kundi, ni ukwigisha, ibiganiro biganisha ku mahoro. Ni ikintu cyose gishobora gutuma umunyarwanda yumva ko ari umunyarwanda, akubaka ashaka kugira ngo igihugu cye gitere imbere, tukava muri ibi bintu bito bito by'amacakubiri n'ivangura n'ibindi bidafite ahantu byatugeze. Ni ukubasaba abanyarwanda rero kongera kubakira ku bumwe bwacu kugira ngo dushinge imizi ihamye, igihugu cyacu gikomeze gitere imbere. Twibuke twiyubaka. Twibuke umunsi wanze kwira, twibuke ijoro ryanze gutana, ijosi ryibasiwe bitavugwa, igihugu cyuzuye imiborogo, ubwoko bwahindutse icyaha. Twibuke bya bihe bitavugika, umuntu arengwa n'ibyo areba, nta murengeza abona n'uhumwe, hirya bicanwa n'uwabahishe, uhendahenda ngo mwicwe vuba. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Mwarahizwe bimwe by'inkware, mwazize ubwoko mutahanze, akarere ishyaka
hari n'abaziraga umutungo, u Rwanda rwacu rwaraguwe, abanyamahanga ubuhuye bari baje bakangata, n'intwaro nyinshi zitabaye, nyamara mwamutuwe bareba, bahura baje bimwe bigayitse. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Intango y'ishyano yabaye urupfu, bene Rwanda bapfa bahagaze, gucura inkumbi biba nk'umurimo, abashakanye baratemana, abana bicwa n'abababyara, twarapfushije abanyabwenge, imanzi zitangiraga abandi, abasaza buje inama, n'abakecuru b'impanuro, barapfuye n'abari mu nda. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Twabuze abantu tubura ibintu, u Rwanda rwacu rusubira inyuma, y'amajyambere yarasehewe, y'amashuri n'ay'amavuriro, nta n'uwabivuga ngo abiheze, icyabishe nticyaruretse, u Rwanda rwacu ruteze amaboko, ngo turugarure birashoboka, hafi aha duhige neza, kandi Imana ifasha abatwaza. Twarabakundaga turababura, ikibi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka turibuka. Niba tuyobowe n'urukundo, imfubyi zareka kwigunga, abamugaye n'abapfakazi basekeye, abasizwe iheruheru bamenwe, amaganya yimuke twizere. Niba tuyobowe n'ubutwari, umunyabyaha